Ese murakoze cyane mwene data Imana igumugisha kuba wongeye kutwakira hano muri studio imbere ya kamera. Amazina yanjye nkuko bisanzwe nitwa Reverend Muhozi Gideon. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko y'iri jambo iravuga ngo niki kiguteye ubwoba. Insanganyamatsiko nyisubiremo iravuga ngo niki kiguteye ubwoba, niki gitumye utinya ugacika intege ukagira ubwoba ukiheba. Iryo ni ryo jambo Imana yashize ku mutima wanjye tugiye kuganiraho kuri uyu mugoroba. Abadukurikiye mwese, reka dutangire rero dusoma iri jambo dusanga mu gitabo cya kabiri cyitwa Kuva, igice ni cya 14. Turasoma duhere ku murongo wa 13. N'umurongo wa 13 niho turi buhere. Ni mu gice cya 14 mu gitabo cya kabiri cyitwa Kuva. Ijambo riratubwira ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ijambo rikomeye cyane. Iri jambo Mose yaribwiye abantu ubwo bari bageze ku nyanja bavuye kwa Farawo. Farawo abari inyuma n'amagare n'amafarashi n'abasirikare n'ingabo nyinshi, aje kugira ngo abafate abasubize mu buretwa, ndetse abandi abice kuko yari abimenyereye. Hanyuma imbere yabo bari bafite ikibazo gikomeye cyane. Imbere yabo hari inyanja batari bushobore kwambuka, nta bwato bari bafite, kandi Abisirayeli bari bafite amatungo, bari bafite abana, harimo abakecuru, harimo abasaza, harimo ingeri zose z'abantu, bari bafite ibintu byinshi bitandukanye. Urumva Imana yari imaze kubimura ibakuye mu gihugu cy'uburetwa aho bakoreshwaga gahato ibajyana mu gihugu cy'amasezerano. None bageze mu nzira, ntibaragera mu gihugu cy'amasezerano Imana yababwiye, yabasezeranije kujyamo. Bakira aho ngaho bakambitsaho, batazi uko babigenza, bagiye kumva, bumva imirindi, bumva umuriri wa Farawo n'amafarashi n'amagare. Bahindukira Mose baramubaza ngo tugire dute? Watuzanye kugira ngo dushirire muri iyi nyanja? Ese watuzanye kugira ngo tugwe aha hantu? Ese muri Egiputa nta mva zari zihari zo kudushinguramo? Bamaze kubwira ibyo Mose nta kindi yakoze ngo arahindukira avugana n'Imana, abaza Imana ati nkora iki? Yihanuza ku Mana. Ese uyu munsi iyo ugeze mu bibazo, iyo hari ibiguteye ubwoba bije, iyo hari ibibazo bikugezeho, iyo hari ibigeragezo bikugezeho, utakambira nde? Wihanuza kuri nde? Ubaza nde? Mose abaza Imana ati, Mana nkora iki? Ngire nte? Ngo Imana imubwira imuhaye amagambo, iramubwira ngo bwira Abisirayeli ngo mwihagararire, mwiturize, mwebwe muceceke, muhumure, kuko uru rugamba si urwanyu. Uyu munsi ngiye kubarwanirira. Imana irababwira ngo abo banyegiputa mubonye uyu munsi nimuzongera kubabona ukundi. Ibibazo bikugarije bikwiho uyu munsi ubona, igihe kirageze kugira ngo Imana ibishireho iherezo. Igihe kirageze kugira ngo igihe cyabyo kirangire, kuko mu gihe wababarijwemo kirahagije, igihe watoterejwemo kirahagije, igihe warize kirahagije, igihe wabaye mu bupfakazi kirahagije, igihe wabaye mu bupfubyi kirahagije, igihe wabaye mu bukene kirahagije. Uyu munsi Imana iraje kugira ngo ishire iherezo ku bibazo byawe. Nuko Imana iramubwira ngo bwira abantu batuze baceceke, ngo maze nzabarwanirira, ngiye kubarwanirira, mbitayeho kuko n'ubwoko bwanjye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kuko n'ubwo ku murongo wa 14, reka dusubiremo twongera dusome uyu murongo. Umurongo wa 14 haratubwira ngo Uwiteka, Yesu ashimwe cyane, Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere,
kuki usakuza, kuki uvuza induru? nabo uyivugiriza ntabwo bashaka kukureba, ntabwo bakwitayeho, nabo bari mu bibazo byabo, nabo bafite ibibagoye, nabo bafite ibibaremereye, bafite imitwaro yabo. ubwo duherukana nshuti bavandimwe, muribuka ijambo twaganiriyeho, ijambo rivuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Abisirayeli nabo bari baremerewe, Abisirayeli nabo bari bafite ibibazo, Abisirayeli nabo bibazaga byinshi, Abisirayeli nta byiringiro bari bafite niba bari bwambuke inyanja. ariko kubera ko Mose yari afitanye ibanga n'Imana, Imana imuhamagara mu gice cya 3 muri iki gitabo cyo Kuva, aragiye intama za sebukwe ngo agiye kubona igihuru kiragurumana mu muriro ariko kidakongoka, hanyuma ngo yumva ijwi rivugiye muri uwo muriro ngo igira hano mvugane nawe, kwetura inkweto kuko aho nahera. maze Imana iramutuma, ayibaza ikibazo ngo nibambaza ngo nzababwira ko natumwe nande. Imana iramubwira ngo nitwa ndiho. Imana iriho, Imana yahozeho, mu bibazo byawe irahari, mu bisubizo byawe irahari, mu byo wibaza byose kubereye igisubizo. Erega reka nkubwire nshuti zanjye, reka gucika intege, reka kwiheba, kuko si ryo herezo ryawe. Ibibazo ufite si ryo herezo ry'ubuzima bwawe, ibyo uhura nabyo si ryo herezo ry'ubuzima bwawe, kuko igihe kirageze kugira ngo utabarwe. Gutabarwa kwawe kuri hafi. Komeza ku masezerano Imana yagusezeranije, komeza ku isezerano, ntutatire igihango wagiranye n'Imana. Ibuka aho Imana yagukuye, ibuka uko wari umeze, uyu munsi ureba aho uhagaze, umenye ngo no kubaho kwawe n'Imana ni ukubera Imana, ntabwo ari imbaraga zawe. Reka turebe icyo Imana yabwiye Mose ku murongo wa 15. twongereho turebe icyo Imana ibwira Mose kuri uyu murongo wa 15. aravuga ngo Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya. Nawe murongo wa 16, nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu agiye kugenda yabwiye abigishwa be mu byakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 8, arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, ngo muzabaga wo kumpamya uhereye i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya hose kugera ku mpera z'isi. Erega reka nkubwire mwene data, kuba wariswe umukristo hari intwaro ufite ariko utazi, hari intwaro Imana yaguhaye. Mose Imana iramubwira ngo icyo ufite mu ntoki ni intwaro, iyo nkono ufite ni intwaro, uyirambure hejuru y'amazi. Haleluya. ngo azacikamo kabiri, yigabanyemo kabiri. Ibibazo byawe bigiye gucikamo kabiri bitatane, ibibazo byawe bigiye gucikamo kabiri biguhunga, ibibazo byawe bigiye gutatana, ntabwo uzamenya aho byakiye. Uwiteka bagirire neza, Imana yo mu ijuru ibahereza umugisha. Reka dusoze mbasengera. Imana yo mu ijuru ya yindi irinda abagizi ba neza, ya yindi ifasha abadashoboye, ya yindi ikomeza abadakomeye, ibakomeze, ibasesekazeho imigisha yayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'ukuri n'ubugingo. Nsengeye bene data bakurikiranye Mwami iri jambo ryawe aho bari hose, ababoshwe n'umwanzi Satani babohore, ababohewe mu nzoga babohore, ababohewe mu busambanyi babohore mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe reka ribohore abafite ubwoba, bahindishwe umushitsi n'ibitagira umumaro, bahindishwe umushitsi n'ibitagira amaso ngo birebe, ahubwo bagahindishwa umushitsi n'ibibateye ubwoba, abarara barotaguzwa inzozi mbi mu izina rya Yesu Kristo. Inshizeho iherezo, reka imbaraga zawe, reka umwuka wawe wera abe muri bo, yirukana imyuka mibi yose babuza umutekano, maze umutekano uganze muri bo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Sigaye ari umukozi wanyu Pastor Gideon Muhozi. Abashaka kuvugana natwe, telefoni yacu ni 0788324094 6. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Bye bye naho ubutaha.